Yes, ndongenda baramukije mwese mukomeze kudukurikira kuri Legacy TV. Televiziyo rukumbi mukwiye gukomeza gukurikira ndi Didi Wise. Rukoma byuma niko nabyirutse. Indi nshuro, indi nkuru, another day, another story. Ubu noneho nje kubereka undi muntu wapfuye akazuka. Man, muyamugira ngo ni ibintu byoroshye. Buriya twese tuba tuzi neza ko urupfu ari cyo kintu kituvuna, kigoye, mbese tutabasha kwakira. Ukibaza ese bizagenda gute? Ubundi bizagenda gute? Hari abazi uko biba bigenda rero kuko biba byarababayeho, hanyuma bakaba baje kuduha ubuhamya. N'undi mugabo wapfuye akazuka, reka muhe ikaze mu kiganiro maze mwiyumvire. Amazina nitwa Juni, umwana ukunzwe mu majyepfo service service Kongomani, Ingabire Felicier Dr. Heya. Niyo mazina yanjye. Nkuko babibabwiye ubu mubona ninyumva navuga ngo ndi muzuko. Narapfuye ndazuka nkuko babibabwiye. Naje kugira ikibazo cy'ubumuga. Oya reka buretse gato ducinyuma. Niko ubindi ibi bintu nk'ayo mazina tubaye ariyo duheraho. Duhere ku mazina n'ibindi turagenda tuzamuka buhoro buhoro. Ayo mazina avuga iki? Ngo mwana ugize ute? Umwana ukunzwe mu majyepfo service service Kongomani, Dr. Heya Ingabire Felicier Junior. Okay. Utangiye uvuga ati umwana ukunzwe uhereyeho cyangwa uhereye kuri nabyibagira. Okay, kuyatondobekanye cyese ko narisobanura. Nitwa Junior, umwana ukunzwe mu majyepfo service service. Impamvu ni umwana ukunda, mbese ni umuntu yisereva ibyiza. Service service. Oya, nubanga ibyiza mba ni sereva biturutse n'impano umuntu abagiye afite zitandukanye zerekeranye n'ubukorikoro umuntu agenda akora. Ubu mubona ayo mazina yavuye mu bukwaferi mutunganya Heya. Dr. Heya ni imisatsi. Ntunganya imisatsi. Niyo Dr. Heya. Niyo mpamvu nitwa gutyo. Kuko ndi umuntu impamvu wanyise Dr. Heya, ndi umuntu ureba imisatsi nkareba ikikwiriye akaba aricyo nkora. Abaye kwisasi cyangwa niwe wabyise? Oya, ntago ari je nabyise Dr. Heya, kuko burya izina kugira ngo bari kwite nuko baba bafite impamvu bari kwita. Impamvu banyise gutyo mu majyepfo yose. Ninje muntu nabashije kuba nakora ibintu by'ubushakashatsi mu misatsi, nkamenya ngo umusatsi ukeneye iyihe vitamine igomba kujyamo. Ese uyu musatsi kugira ngo byibuhe kamera neza ushobora gushyiramo ibiki? Ese umusatsi kugira ngo upfuke wongere uwukore neza, wongere umere ube fresher, wakora iki? Uretse kwamamaza tubanza tujye mu bindi. Ntabwo mwanyishyuye. Hanyuma niko Dr. Heya. Ntacyo uraza kwiyamamaza mu kanya. Tubanze tuganire kuri ibyo bintu. Wowe mu mabyiruka yawe tuganire ukuntu wabyirutse, ukuntu wavutse, ukuntu wabyirutse, tugere n'ukuntu wapfuye, n'ukuntu wazutse. Giye kuko birantangaza. Nako uriya twese urupfu turarutinya. Nanjye ndimo. Urumva? Rero niyo tugiye gushyingura umuntu, ngiye ku ruhande rumwe mba ntifuza ko yagaruka kuko mba mbyita nk'abazimu. Uriya wasanga uri nk'umuzimu kuko umuntu wapfuye akazuka agenda mutinya. Dutangire rero tuvuga wenda ukuntu wavutse n'ukuntu wabyirutse. Wavutse ubundi wowe? Navutse Uwiteka bishaka ariko Satani atabishaka. Impamvu mbikubwiye, naravutse ngeze ku isi, ngira ikibazo bwa mbere, nzagwa mu marike, nduruhinja, ngwa mu marike, nshya umubiri wose njya mu bitaro. Maramo amezi 3. Umubyeyi ari we yarandwaje. Mvuye nyuma yaho maze kuba ingimbi, niko navuga maze kuba agasore kakiri gatoya. Nza kugira ikibazo cy'ubumuga nabwo. Oya, uguye mu marike
ufite ungana iki? nari uruhinja kuko urumva icyo gihe ni ababyeyi babimbye ati mwana wanjye wari upfuye waguye. Ufite inkovu zabyo? Inkovu harimo duke ku mubiri, ariko hano hagaragara ntazo, gusa iyo nkarabye nko mu nda ugenda ubibonamo. Hari utuntu tw'utumenyetso twera tuza. Uruhinja ruba rufite umubiri ucyoroshye, unduraza ukazimanganya bikamera neza. Nyuma waguye mu mahari cyute, bakubwira ko byagenze gute? Bo bambwiraga ko icyo gihe bari bansize ahantu bandyamitse impande y'ahantu bari baritse, nzagiyewe kugenda ngwira ku isafuriya ndayikoma, kuko urabiza kera bashingaga amashyiga ya kinyarwanda urayazi. Ubwo isafuriya irikoma amazi yose angwaho. Kuri umurame wa mugabo? Umurame, niyo mpamvu nkubwira ngo narapfuye ndazuka, ariko si icyo ngicyo gusa, ahubwo hari ukundi napfuyemo. Nicyo nari kubabwira, aho mbizi nkuze ariho noneho napfuye nkazuka. Reka ngenda kuri etape par etape. Tuvuge cyagiye warukira umwana, warukira uruhinja, ubundi tuvuge ko wakuze, wageze imyaka 5, wageze wenda mu gihe cyo kujya kwiga. Gusa nyine ntabwo watubwiye ababyeyi, uri umwana wa kangahe, se umuryango wa nyunganiki, ibyo byo twabisimbutse, ariko wenda ntubura ahantu uri buze kugacomamo hagati. Nuko ngaho tubwire, ugera igihe cyo kujya kwiga bigenda gute? No kuvuga ngo ahantu twe dutuye ni mu cyaro, aho abantu bajya bita mu bwicarabami bwa Nyaruteja. Ahantu bita mu bwicarabami bwa Nyaruteja. Naho abami bari bateraniye bicaye kera, niho bateraniraga bicaye. Bahita mu abami siko abami ko habagaho umwe akavaho akaza undi. Ariko nuzakurura amakuru uzasanga ariko bimeze. Bahita mu bwicarabami bwa Nyaruteja. Iwacu rero naho ngaho ni Nyaruteja, ahantu ubu ni mu murenge wa Nyanza, akagari ka Nyamugari, umudugudu wa Rutoyi. Ubu ngubu niho ndi, niho dutuye. Mfite umubyeyi umwe niwe sigaranye, abandi bo baratabarutse. Ariko nkiri aho ngaho, kuko nari ndi kukubwira uburyo nahiyemo, ndi uruhinja ndakura, nza gukura ndakira. Urumva izo n'imbaraga z'Imana zahabaye. Ngeze hejuru, ngeze nko mu myaka 4, imyaka 5. Imyaka 5 ho habaye iki? Aho ngaho urumva nari ntangiye jewe kujya ncubwenge. Umwana w'imyaka 5 aba ari mukuru. Mu myaka 5 ndakura, nkora mu buzima bugoye rwose. Ariko nkiri aho ngaho munsi yaho, ni ukuvuga ngo ntago nigeze nonka ibere rya mama. Nkiri munsi yaho, nkiri uruhinja, nkiri hahandi muri bwa bushye nakubwiye, mama yagize ikibazo cy'amabere sinonka. Nkura nonywa amata y'inka, amashunushunu y'ihene. Urabyumva, nakuze mu bintu bikomeye bikaze biteye ubwoba. Nkura gutyo ndazamuka, ngeze mu myaka rero ya myaka 5 nza kugira ikindi kibazo gikomeye noneho. Ariho umuntu agapfa ni wabo none bakamubura. Genda urimo urashyiramo n'ibikabyo. None se reka nkubwire, ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo uriya muntu ngo yarabeshye ngo yamamaze ngo ni ibintu ndi kukubwira, kuko nakubwiye ko umubyeyi wanjye ariho. Azagira gutya nabibone. Asobanura nyine ukuntu byagenze gute? Ukuntu byagenze rero, naje kugira ikibazo, ndwara mu mutwe. Ntago nabaye umusazi, ndwara ikibyimba hano mu mutwe. Urabona ko nahise nzana ikintu kimeze nk'uruhara. Urabona ko haje ikintu kimeze nk'uruhara, kandi ntashaje, ndakana gatoya. Habyimbyeho. Habyimbye buranda kana gato bijya bintera rwose agahinda n'umubabaro. Nareba kuntu abantu bakuze bafite uruhara, nareba kuntu ndagahinja nk'abafite uruhara.
nkumva ndapfuye. Ariko nyine hagati aho ikibyimba kirakura kijya hejuru. Noneho bahamagara umugabo twari duturanye, bamuhamagaye ati ngwino urebe. Aje ati nta kindi ni ukumwotsa. Baje icyo gihe sinzire mu gitondo mu rukerera, bakojejemo bakita uruhindu. Ujya ucyumva? Kimwe badodesha ibintu by'intuze by'ibyibo, ibiseke, nyabitabo. Okay, kiriya rero nicyo bankojejemo. Hana kuntu kiba kingana. Cyokeje cyaje cyatumurira, ariko nari nasinziriye. Akubisemo nkaho amashyira yakaje cyangwa amaraso, ahubwo ibintu by'umweru bijya hejuru. Kuko ni mu bwonko, ibintu by'umweru bijya hejuru. Navuga nimba ari ubwonko, nimba ari sinze, kubera ko ubwonko konzi ko babufunitse ukuntu butapfa guhita buzamuka uko bwiboneye. Navuga ko ari ibibanziriza ubwonko, ahubwo ni ibibanziriza ubwonko. Bizamuka bijya hejuru. Umugabo yakabibona, bahise bajugunya uruhindu. Ubwo nuvuga ngo deregite, aho ngaho nahise mbura ubwenge. Naherutse bavuga ngo ibi ni ibiki bibaye. Ubwo nanjye mpita njya muri koma, mpita mpfa. Ubwo nuvuga ngo aho narindi nahise mbona ndahantu handi ntakibona hahandi, ahubwo mbona ndahantu nyine hari abana, mbona hari ahantu hari ibintu by'ibibaye ukuntu. Mbese urumva mpita nigendera. Cyangwa n'umuntu uvaga rwose ntagaruka kuri iyi si sinkubeshye. Oya, si cyo gihe koko umwana w'imyaka 5, ntabwo ndi kubyumva neza. Oya, ni ibintu byambayeho bimeze nka filime, ku buryo naje gukuramo ubwenge, ntekereza ibintu ku buryo n'iyi saha hari igihe nicara nkamva ntekereje nk'ibintu, gukora nk'ikintu nkumva na kugikora nkabura ubushobozi bwo gukora icyo kintu. Ariko nkumva uwampa nk'ubushobozi bwo gukora, nahita mbikora nyine bikagenda neza. Ubwo rero aho gataho baragiye banjyana kwa muganga, sinamenye igihe nahagereye. Urumva icyo gihe havuraga abazungu, hari kera havuraga abazungu, harimo abanyarwanda bakeya. Bamvuriye ni Butare. Ino rero twahamaze amezi 3. Mu mezi 3 nibwo natangiye, namaze amezi ukwezi ngewe ndi muri koma, narapfuye. Ariko urumva kabazo ubona nyine mu bibaya byiza n'abandi bana. Nari nibereye ahantu ntari kwisi, twahita nko mu ijuru. Umva nkubwire, hari hameze nko mu ijuru, kubera ko nabonaga ari ahantu heza mu kibaya, hari utuntu tw'utujaride, mbese hari ibintu by'indabo, ibintu nk'ibyo. Ariko nkabona ni nko mu yindi si rwose. Navuga ko ari nko kumwe njya numva bavuga nk'abahamya bavuga ngo tuzaba mu isi nshya. Navuga ko ariko nabonaga bimeze cyangwa ari nko mu ijuru. Ariko kubera ko bavuga ngo mu ijuru abahererana, ahandi nabonaga rwose ari uturabo, ibibaya, nta bisozi byari birimo. Mbona ari ahantu hatuje hameze neza, hari amahumbezi. Ariko se koko urabyibuka ibintu byo ku myaka 5? Genda byibuka, kuko ni ibintu bitigeze binahagarara. Shatse kukubwira ko nkiva muri koma iwacu data niwe yarandwaje icyo gihe. Yabonye nkangutse, arishima, ararira. Nahavuye nakize, nta kibazo, ndataha ngeze mu rugo. Muri ibyo bihe ngeze mu myaka 7. Ntabwo nahwemaga, ntabwo naryamaga ngo mbyuke ntarose, ntibyabagaho. Narotaga n'ubundi mbona nambaye intwaro ndi kuzamuka imisozi, nambaye imyenda, mbona mfite intwaro za gisirikare ndi kuzamuka umusozi. Noneho nkegera abantu bakijijwe, nkabaza ariko se ko narose nambaye imyenda ya gisirikare, mfite intwaro, nzamuka umusozi, mbona n'abandi bambaye, bimeze bite? Barambwira ngo ubwo ngubwo ngo ujye umusenge, ngo uko ngo ni intwaro zo kwizera uba wambaye. Ngo mu buryo bw'umwuka nicyo bisobanura. Ntangira kumva nkunze Imana cyane. Ntangira kumva nkunze Imana, ndavuga ngo Mana uzankomereze amaboko. Ntago nahwemye rero, uko narotaga buri gihe mbona ndi kwambuka imigezi, mbona ndi kwambuka inzuzi, nzamuka imisozi, beka muri ubwo buzima. Ndibuka niga mu mwaka wa mbere,
naratangiye kuko bantangije mfite imyaka 5. Natangiye mfite imyaka 6 nibwo bantangije ishuri. Njya mu wa mbere ndiga, njya mu wa kabiri mfite imyaka 7 nibwo najyaga ku ishuri. Ibyo bigishije nkumva ntago ndi kubifata, ibyo bigishije nkumva wapi. Ndiga ndaguma ndahanyanyaza ngeze mu mwaka wa 4 ishuri numva narivamo, kubera ko ibyo bigishaga ibintu bihabanye n'ubwenge bwanjye. Kuko bazanaga ibintu nkumva giyewe bya bintu bazanye nkumva wapi, nkumva nta kintu ndi kumva. Bavuga isomo rikankubita hasi nkatsindwa. Mbwira iwacu murabizi n'ibindi mu mpindurire, je ntago nshaka kuguma kwiga. Iwacu baraguma ngo ati mwana wanjye guma wige uhanyanyaze. Ibyo byabaye muri ubwo buzima rero ndakura ndazamuka ngeze mu ndeka ncimbagure nihute. Ngeze mu mwaka wa 5 nibwo nicaye ndibaza, ariko subundi kuki ibintu niga mbona bitari kunza mu mutwe, nakora iki? None hariko nkajya ndeba ukuntu abahanzi baririmba. Icyo gihe numvaga umugabo bitaga Theo, nibwo yaracyaduka, nibwo yarakiza mu muziki, ari kuririmba nakumva indirimbo za Theo cyangwa Roza mu muhando. Ubundi abo bantu nibo bantu babiri numvaga. Nkumva Roza mu muhando kuranimba, nkumva Theo kunarimba, ndavuga ati ngomba kuzaba umuhanzi. Ibintu byo kwiga habivamo ntihajya kuba umuhanzi. Iwacu bambwira ati ariko se wa mwana uzajya kuba umuhanzi ushingiye kuko rwose kutava hano mu bwicara bami bwa Nyaruteja ngo ugende ubu warengaye, nihuye ntuhazi wajya. Ndicara numva niremyemo icyizere ko ngiye ngomba kuba umuntu ukomeye. Ndavuga ati jewe rero nakumva motihiste, nkavuga ati ngiye ngomba kuzava ino nkazaza nzino nitwaye mu modoka cyangwa ndi kuri moto. Rimwe data nyicara karambwira ati mva mwana wanjye, ntabwo uzajya gutwara imodoka cyangwa moto utarize, ntago bibaho kuko bigombwa amategeko. Ndicara ndavuga ati ariko subu nkajya nicara ariko nkumva ibintu byo kwiga ntago bindimo. Igihe cyarageze rero ndangije umwaka wa 6 ndibuka birote nayifashe bwa nyuma, ari nabwo nahise ntoroka mu rugo. Urabatoroka urigende? Nahise mbatoroka, ndangije umwaka wa 6 mpita mbatoroka mpita nza mu mujyi. Nahitiye imbazi bari banzi ku izina bita Manuel. Felician se Manuel ryaje. Izina Manuel rero umuntu arambwa ati we nugera mu mujyi ntuziyita uko wiyitaga, atuziyite Manuel batazagushaka bakakubona, kuko nari mvuye iwacu ntorotse. Vimbi imbazi amezi 2 mpita ngisave, ngeze isave naho ngoma ndi Manuel, mamara amezi 2 naho mbako mugabo bita umudive. None se bakwakiraga bate? We ibaze nawe umuntu yiviriye aho ngaho mu bwicara bami bwa Nyaruteja, arakuziye no mu mujyi ngo atorotse ababyeyi. Wasize wibye ihene, wagurishije inka z'umusaza, wageze mu mujyi bigenda gute? Nukuvuga ngo nta na kimwe nigeze ngurisha, kuko ahubwo naravuye barababara, kuko nge nakuze ndi umwana wubaha, ndi umwana wumvira. Aho hose nkubwira nabaye imbazi, nkaba isave, ahantu hose nabaye nahavaga bagasigara barira sinkubeshya. Bari bakuzi se kugira ngo havuge uze gutya tu? Ntabwo bari banzi. Nyine byagenze gute wageze mu mujyi gute? Sobanura. Ibintu birebire. Nuvuga ngo umuhungu yaje mu cyaro avuye mu mujyi, aranga ati Felicien ngwino nkujyane mu mujyi. Anorokana ishuri gutyo rero ndavuga ati n'undi nanjye nashaka kuva iwacu nkava mu cyaro. Ariko rero ngiye nshuje amaso inyuma, nabonaga ari nk'isezerano nari mfite ku Mana kugira ngo ahari igende isohoza utuntu duke tw'inzozi twanjye. Imana sikagutera kuraruka ugatoroka ababyeyi? Ntago nararutse cyane ndabikubwira. Naraje ngeze mu mujyi ndahaba gutyo, nkaba nahirira inka saa 11 nzinduka njya mu gishanga. Ubwo nari ngeze mu myaka 17, 17. Aho ngaho rero nibwo nkubwira nabaye muri ubwo buzima, nza kuhava mpita nza hano Itumba. Ngeze Itumba
mpita mbona abagira neza barambwira tumva rero mwana turacyari mutoya wowe ngwino tukwigisha ibintu bya salon de coiffure byo gutunganya imisatsi y'abadamu ku gatima ndavuga ati wasanga ari zo nzozi zanjye zigiye gusohora. Naragenda byiga ngize biba nko kunywa amazi, ntago ari ukwiyemera kuko abantu ngenda nkorera ni beshi ubu sindana barenze nk'ibihumbi 5 maze kugira ubu tuvugana ngezo. Kuko nagiye nkubwira amazina yanjye ariho na ya mazina Dr. Heya yavuye. Noneho mbayitumba nizi ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu ntangira gukora amafaranga afatika. Ntangira gukora amafaranga bivuge mu mazina. Wize wagiye muri salon de coiffure tangira kwiga uko batunganya imisatsi. Ntangira kwiga uko batunganya imisatsi. Nuvuga ngo nizi ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu. Amezi 2 warishyuraga? Ntago nishyuraga. Wa nigiraga ubuntu ariko nkajya ntunganya ibintu byo muri salon. Nshyira utuntu tw'udusuku buranzi gukora utuntu tw'udusuku gera ntuparika. Ndangije rero mu kwezi kwa gatatu ntangira gukorera amafaranga ateye ubwoba mu buzima bwanjye nari ntarakora n'umunsi warimo. Menshi ku buryo nayafashe ukwezi kwa mbere ndavuga ati ngomba kuruhuka ngeze iwacu. Ubwo rero nari nkoreye ibihumbi 3 ku kwezi. Nese amafaranga menshi bavugaga ni 3 wowe kuva navuga uziko aho hose nabaga nakoreraga senkisa aho bampaye menshi bakampa 1000 ariko aho ngaho niyo mafaranga menshi nafashe ibihumbi 3 ku kwezi kushize mbona barayabimpereje 3. Yari menshi naguraga ipantaro ya 500 300 urumva zatari menshi. Isaho ni mu mwaka ubwo ni muhe mwaka aho tugeze nko muhe mwaka nawe nyine banze ukorore wumve icyo gihe umwenda ugurayo bizana neza wenda we wandusha none se ubu ndakuruta ntundusha ariko mwenda ipantaro igura 500 ipantaro bitaga 05 urayizi 05 05 imwe bambaraga imbere n'inyuma ntago yize 05 ntabwo yaguraga 500. Oya ntago ni muri icyo gihe ni muri icyo gihe mu gihe hariho 05 ya myenda yari iheze nyine y'abana babakire ni hafi muri za 2 na nuko muri za 2 7 okay reka ndego borona hamashize igihe. Noneho twihuse ayo mafaranga ndayakorera nakoreye amezi 3 nkorerwa mushahara 3 yari inshashuro. Nicyo nkubwira ngo iyo mpano yo gutunganya imisatsi yabaye domain yanjye noneho nyirizina ninjemo mbona n'ubundi nari narayobye mbona ahubwo ni ryo shuri ryanjye nari kwiga kuko mu mezi 3 natangiye fura mu mutwe mu kwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri nari ntangiye kujya sokoza ngeze ku rwego ku bantu batunganya ibintu by'imisatsi bahita babyumva barabikurura bakabyumva kuntu bibavuna. Mu kwezi kwa kabiri nari ngeze ku rwego rwo gusokoza coupe shinyo demi shinyo boucle twiste komana na amazina menshi. Noneho mu kwezi kwa 4 nari ngeze ku rwego noneho rumwe rushimishije rwo gutunganya abageni. Urabyumva umugeni none umugeni nkamushyira nkamutunganya nkamukorera decoration ku mutwe kurya avuga ati kabisa ndemeye junior nta wundi yansokoza usibye junior. Ku buryo nageze ku rwego ntagaru kwiyemera nakoreye Kacyiru nkorera za Nyabugogo nageze ku rwego rwo kujya bampamagara nkagiye Kigali gusokoza. Ugiye gusokoza abageni gusokoza gusa ugahita wikati bakanegera nkagenda nkasokoza nkavayo nkagaruka i Huye. Ndumva uri umupro kabisa ubwo ngubwo tukira aho ngaho nageze ku rwego mpembwa ibihumbi 50 ngera ku rwego mpembwa 80 ngera ku rwego mpembwa 100 ngera ku rwego mpembwa 100. Ubwo urumva nari ndi ku rwego rushimishije kugeza n'iyi saha rero ntaho byagiye nibyo nkibereyemo.
ngayo nguko. ariko corona yari bavuniye umuheto mu minsi ishize. Corona yari itwishe. Corona idukozemo mu kwabo. Ariko abanyabwenge batere bakora ngo badukorere icyo bita nyine urukingo. Yari duhaye. Ariko runo rukingo ruzagira umumaro we. Ruzagira umumaro je. Abanyabwenge bareba kure. Atereka ati nta kintu cyapfa kuduhangara uko kiboneye. Badukorera ira mission. Imana ikibaho. Reka twikomereze tugere n'igihe wapfuye. Urumva wageze n'igihe cyo kuza ugakogera hano mu mujyi ugatangira gukorera amafaranga n'iki tugere rero hahandi upfuye ukazuka. Ese ubundi icyo gihe warugeze aho twari tugeze ni ku myaka ingahe aho utangiye gukora muri salo gukorera amafaranga? Nari mfite imyaka 18 ku rugero rushimishije nangeze ku myaka 18 19 20 nibwo nari ntangiye gukorera ku mafaranga 50,000 noneho tugere kuri ya nkuru nyamukuru. Upfa ryari uzuka ryari? Napfuye ukwezi. Napfuye ukwezi cyanze bikunze uyu ni umuzimu. Wapi ntago ndi umuzimu. Ugapfa ukwezi Wameza ryari umuzimu wowe? Aroderutse kuganira witwa wewe nuko nyine uri kubivugana n'ibikabyo byinshi tukagira ngo wenda n'ibikabyo ariko benda birimo kuri kwabyo. Hari uwo duherutse kuganira tubwira ukuntu yapfuye akazuka yitwa Misigaro Jean Paul, ariko we yapfuye amasaha 5 niba 6 ariko ukwezi kose. Kiwe rero ubwo ntago nari napfuye ahubwo ubwo nari nasinziriye kubera ko iyo umuntu yapfuye se none se nimba yarabibabwiye yababwiye yuko yatembereye se. Yaratembereye da yego ko. Umva ahubwo we tubwira inkuru yawe twe kuvuga ibyundi tukivugira ibyawe. Yageze no mwijura abona amazu wowe urakina twibwirire ukuntu byakugendekeye. Jewe mvuga ibyo nabonye nkavuga n'ibyo n'abantu bashobashije kubona. Abantu babonye ko napfuye ndetse bitangira bite urapfa hanyuma bigenda gute? Ubundi nkimara kugwa muri koma gutyo kuno byagenze nahise byari byakera se by'umwana. Oya byo byakoma watubwiye ibya kera cyane ufite imyaka 5 nyine hamwe napfuye. Oya nibwo nkubwira ese igihe ufite imyaka 5 niho wanapfuye? Niho napfuye mara ukwezi narapfuye. Abantu urumva mbese bo abari asigaye mu rugo abari barasigaye mu rugo ndi mu bitaro barahamagaye ese muzehe uwo mwana bimeze gute? Kareka dusigaje kureba kagatima gusa karangira bakama intumbi yanjye nkayitahana. Nuko rero nubwo buryo napfuyemo mari gihe nabo gusa ni kwa kundi umuntu aba yapfuye urumva bakavuga ati ariko haracyari hakantu kakigira tubona kakigaragaza ko ari umuntu muzima ariko ubundi byarangiye. Je nari ngize ngo ni vuba hanga uri mukuru kumbe ni bya bindi bya kare hamwe wagiye muri koma bagukojeje nyine bagira ngo babanze bagukiza icyo kintu cyo mu mutwe icyo kibyimba. None ndabyumvise wagiye muri koma umara mu kwezi. Nicyo gihe nawe waratembereye? Naratembereye bihagije mbona ibibaya mbona indabyo mbona ibiki umva nabonye ibintu byinshi. Nyine wabonaga bimeze gute wenda ari umwana ariko sinzi nimba hari ibyo wibuka? Ndabyibuka kuko niyo ndyamye genda bikura nkabyumva. Hari indabo ziteye neza ziteye ku mirongo amajaride zisukuye mbese indabo ntarabona ku isi. Jeno hari ahantu bigera bikandenga nka buri cyo mbivugaho. Twigarukire muri lifestyle urakuze umenye gukora imisatsi umenye gutunganya ibyo byose utangiye guhembwa 100,000 hanyuma uti nkaririmba. Nahisemo kuririmba nta kindi mbona nari gukora. Naravuze ati nta kindi nakora usibye kuririmba nkabwira abantu ibyururutse imitima nkabwira abantu kugira neza kw'Imana nkabwira abantu aho Imana ikura umuntu ikagira naho imugeza ikamukuza atari umwana w'umuntu amukojeje ahubwo akujijwe n'Imana.
ubitangira ute, winjira mu muziki gute? Umuziki nawinjiyemo numva najya ndamya nkanahimbaza Imana, ariko mu by'ukuri nkura numva nyine mfite umuhanda wo kuririmba, ndirimba muri Ndagatama mvuga ngo Mana ugira neza, Mana uratabara, Mana urakiza, Mana uraruhura, mbese ibyari bitugose Mana urabidukiza, mbese kubera ko nari mbonye imbaraga z'Imana. Nuko uririmba indirimbo ya mbere yariye yitwaga ngo iki? Indirimbo ya mbere yitwaga gukorera Imana si ugukina. Kuko niyo ndirimbo naratekereje sanga gukorera Imana nta mikino ibamo. Mpitamo kurivuga ngo gukorera Imana si ugukina. Umva biririmbe twumve. Reka mbaririmbire mwumve iyo ndirimbo. Ni indirimbo ivuga ko gukorera Imana atari ugukina, ariko nkabwira abantu badukurikiye ko bumva amagambo ari muri iyo ndirimbo bakumva nuko biba bimeze. Reka nkubwire agace wumve. Gukorera Imana si ugukina, gukorera Imana si ugukina, guma ku isezerano gusa, Uwiteka guciriye inzira. Gukorera Imana si ugukina, gukorera Imana si ugukina, guma ku isezerano gusa, Uwiteka guciriye inzira. Naho abantu batakwemera, ariko Imana izakwemera. Naho abantu batagushyigikira, ariko Imana izagushyigikira. Iyo ni sapo yo ndirimbo. Wow! Uti gukorera Imana si imikino, naho abantu batakwemera Imana yo izagushyigikira. Washaka kumvikanisha iki muri iyo ndirimbo? Ndashaka kumvikanisha ko naho abantu batagushyigikira mu byo urimo, ariko Imana izagushyigikira. Nubwo abantu bakurwanya uri umukene ntaho uzagera, subira hasi kucyo ugiye mu muziki. Abantu benshi bajya babivuga, ugiye mu muziki nta kintu ufite, ntaki utwara ufite, ugiye kudutangaguza, ahubwo uri ikirara ubaye, bakaguca intege. Ariko wowe komeza icyo wahawe, komeza umugambi ufite, Imana iruruka ikagushyigikira. Natangiye umuziki bingoye bikomeye, urwumvise aho nagiye nk'urudufaranga nyine ni mwaho muri saro, abantu bakanca intege, ariko navuga ngo Mana uzanshyigikire. Imana iranshyigikira kugeza n'iyi saha maze kugeza ku ndirimbo 12, ariko nkavuga ngo Mana uzambe hafi, uzanshyigikire. Oya, ugeze ku ndirimbo zingahe? 12. Oya, urabeshya. 12, imwe, ebyiri, eshatu, zose zirakoze. Zose zirakoze. Na audio kereka imwe yonyine nabashije kuba navuga ngo reka ngiye kuyikorera amashusho, mbanze nkora imyitozo yo gukora amashusho, nimbona ari sawa nkumva abantu uko bambwiye ko ari sawa, nzashaka amafaranga nkore izindi zisigaye. Ninumva atari sawa nzakora imyitozo mbone gukora amashusho nyine atunganye. Oya, ongera uririmbe indi, shaka indi muri izo ndirimbo zawe hanyuma twumve. Wasanga hari n'abantu bumva uri bukumwe umuntu uri kudukurikira, uri bukunda inganzo yawe, ntawamenya. Urumva se ibintu bijya bibaho tu. Indi ndiri Hitamo ko wumva kakomagura rwose umukira, ugahita ushora n'inotice. Indirimbo reka nze ni indirimbo y'ikinimba. Ngwino 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 dusange Yesu, zana imitwaro yawe maze uyimwikoreze. Ngwino 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 dusange Yesu, zana imitwaro yawe maze uyimwikoreze. Ibyo ubona ko bikomeye Uwiteka arabyoroshya, ibyo ubona ko bikugoye
Uwiteka arabishoboye, ibyo ubona ko bikugoye Uwiteka arabyoroshya, ibyo ubona ko bikomeye Uwiteka arabishoboye. Ngwino 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 dusange Yesu, zana imitwaro yawe maze uyimwikoreze. Wow, ibyo sha urabishoboye kabisa, kandi koko nundi nawe naze asange Yesu, byose arabishoboye. Byose arabishoboye rero. Impamvu iyo ndirimbo nayo naririmbye maze kubona ko byose abishoboye. Ubu tuvugana Imana yanteje iteka cyese ntambwe, ndavuga ngo Mana niyo wampa icyumba kimwe cy'inzu byamfasha, biturutse n'akazi kanjye mbamo ka buri munsi. Imana yagize gutya ibinyubaka inzu iringaniye, itanakaze cyane kandi itanoroheje. Mu bushobozi bwanjye nari ifite, nagiye nyura mu bintu bigoye, mu bintu bikomeye, ngira ngo wabyumvise, ariko Imana yanteye intambwe ngera kuri icyo kintu. Muri uko gukora indirimbo ngenda mpura n'imbogamizi nyinshi kubera ikibazo cy'amafaranga, ariko nkavuga ngo Mana ni wowe n'ubundi ukishyigikiye, uzakomeze ushyigikire. Imana ibifite inzira zirenga 1000 yanyuzamo kugira ngo ikugeze ku rundi rwego nawe utakabashe kugeraho. Impamvu mbikubwiye ni iki: ntago isa nk'iyi nari nzi ko je nawe twabonana cye tukamenyana, cyangwa se ukantumira kwiri itangaza makuru yanyu, twagirana ikiganiro. Iyi nindi ntambwe ikomeye mu buzima bwanjye nishimiye. Ndishimye cyane. Nkabwira abantu ngo kirazira kwiyima ukwima hari, kirazira kwisuzugura ugusuzugura hari. Wowe kora bagusuzugure, ariko we ntiwisuzugure. Ahubwo hari igihe Imana ikoresha wa muntu akakugira inama, akavuga ati nyamara unyuze hano byagenda gutya, nyamara tukugiriye inama ukagera kuri uru rwego byagufasha. Ibyo bitekerezo nibyo mba nkeneye bya buri munsi. Yego, pese rero umuhanzi, urubatse? Ndubatse. Mfite abana 3 n'umugore umwe. Skutinya kugira ngo ni benshi. Ntago ari benshi. Muze Felicien kutunganya imisatsi kandi uri umurokore. Iyi ni impano Imana yampaye. Sinakubwiye se mu ishuri byaranze, ariko ngeze muri impano yewe nko kunywa amazi. Iyi ni impano rero Imana yampaye, igomba kuntunga mu buryo bwa buri munsi bwanjye. Abantu bavuga nyine ko barokore urumwe adeperera. Ndi umwadeperi. Adeperi bavuga ko rwose gusokoza imisatsi, gushyiramo biriya produit kugira gute atari byiza, ari n'ibya Satani. Icyo ntakora nuko nakwishyira dread cyangwa nkishyiraho bya bindi bakaraga, kuko iby'Imana ntago ibyemera. Ariko bishyira ku bandi. Bishyira ku bandi kuko mba nkeneye amafaranga. None kuvuga ngo mu rwego rw'amafaranga ibyo uwangurira n'agacupa nta kibazo rwose nabikora. Kubera ikiza kandi bitemewe mu idini rya. Jewe ntago nabinywa, ntago nanywa mitsingi, byere, trouble. Ariko agafata ndagerageza, agafata ndagerageza. Ariko ujungana umushyitsi ndakubwira wafata ikiro, ufata mitsingi, ufata byere, ugafata icyo ushoboye, nanjye ngafata icyo ushoboye, tukaganira ibintu bigacamo. Yes, kuko wibuke ko na Yesu nawe yageze hano barimo barakoze ibirori mu bukwe ikana. Arangije arabatuburira, birongera biragwira, ariko simbizi nimba byari bisembuye cyangwa byidasembuye. Yesu yanywagaho n'uvuga kuri vino yanywagaho aranabivuga. Aravuga ngo vino n'umukobanyi mujye munywaga. Ntago ari Yesu wabivuze ibyo bintu, ntago ari we wabivuze. Yesu yabivuze, ariko nyine byavuzwe n'intumwa.
Yesu yaravuze ngo ngo Yohani yaje atarya atanywa inzoga atarya n'imigati muvuga ngo arisuzugura, hanyuma nanjye nza nirira ninywera bavuga ngo ndi umusinzi n'igisambo. Ubwo se abantu bazanyurwa n'iki? Umva nkubwire, abantu bazanyurwa n'iki? Umuntu azanyurwe n'icyo afite mu mutima we. Nicyo nabwira umuntu. We ugomba kunyurwa n'icyo ufite mu mutima wawe. Ujye kuturirimba indirimbo ya nyuma, ujya wumva izindi indirimbo z'abandi bahanzi? Njya nzumva zikanezeza. Umuhanzi wumva ukunda gukorera, uri kugukorera umutima muri no minsi ni muri iyi minsi manange kari benshi kuko ariko nakuramo umwe cyangwa babiri. Mbonye mana mbonye yararirimbye numva ndanezerewe. Buriya mbonye yaririmbye numva ndanezerewe, nimo mu bahanzi yigeze no kuzihuye muri kaminuza araririmba numva ndishimye, ndavuga ngo ariko mana nzagera byibura impano ikure byibura mbone ahantu ndirimba mfite umuziki umeze nk'uku nkoresha ikose. Wifuza se guhura nawe? Mbonye duhuye nakwishima nanezerwa. Wamubwira iki se muhu? Ijambo rya mbere namubwira nabwo ati wambabariye ukamfasha byibura rimwe ryonyine, byibura ukanyigisha kuririmba neza nk'uko nguko. Ubwo yabyumvise nyine ubise ko ari umuntu ushaka kumfasha ko agiye kuririmba ntakora bose wamusaba. Urumva yemeye kunyigisha ubwo se urumva yanyima ibindi ntabwo yabura ko kuririmba uko muririmbana. Nuko indirimbo ye wumva igukorera umuti byatari ni nicaraga ku misozi i Babilone. Ririmbaho twumve niba waganisha mu kirenge. Hari indirimbo nigeze gukora numva nshaka byibura kuba najyayo ariko ntago nyivuze, reka ndirimba indirimbo yiwe. Nicaraga ku musozi w'i Babiloni bakarira kubera ibyishimo, imitima yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite. Turicara reka ngezaho amagambo arakujabutse. Ntago njabutse, reka ngezaho atazavuga atari ko si uwo muntu yashatse kunyigana nubahe. Iby'umuziki mbigendamo gake ntabwo biba byoroshye. Sawa reka noneho tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twishimiye kubana nawe Felician Junior, Dr. Heya, umuhanzi w'icyamamare, umuntu uje rwose muri gospel abizanye rwose, azanye amaraso mashyashya. Harya ngo mu majyepfo karanjabutse. Junior umwana ukunzwe mu majyepfo. Dr. Heya. Voilà, umwana ukunzwe mu majyepfo Dr. Heya. Mwamwumvise rwose n'ubuzima butandukanye yanyuzemo, byo gupfa akazuka mwabyumvise, kujya muri mukamara mu kwezi ntago ari ibintu biba byoroshye. Tugana ku musozo, ukurikije ubwo buzima bwose wanyuzemo aho ugeze aha ngaha n'urugo rwawe n'abana bawe batatu, numvise ngo watangiye n'iby'amafilime, wenda byo ubivugaho akanya gatoya. Tugana no ku musozo, ariko ubona isomo ry'ubuzima, ubuzima ubona isomo ry'ubuzima wasangiza abandi mu buzima wanyuzemo ririhe? Isomo ry'ubuzima icyambere na mbere ni ukwihangana, icya kabiri ni ukwizera, icya gatatu ni ugukomeza icyo wahawe. Kuko iyo ukomeje icyo wahawe ntago wasubira inyuma cyangwa ucika intege. Naje kukubwira ko ninje mu bintu by'amafilime, nkina filime, nkagira kugira ngo ubone abantu ukinisha filime kiba ari ikintu gikomeye. Kugira ngo ubone abantu, ubone abakobwa, ubone abadamu, ubone abagabo, ubone abasore bakwemerera kuza muri filime yawe mukinane, kiba ari ikintu gikomeye. Natangiye filime mbona ari nk'ibintu by'inzozi, ariko nyine ukora karibwo nkitangira nta hantu ndagira,
ariko biba bigoye, ariko nizeye imbaraga z'Imana ko nabyo bishobora gucamo. Hanyuma mu buzima unezezwa n'iki kintu wumva kikunezeje ukumva rwose urishimye urujujwe? Mu buzima giyewe ikintu kinezeza mu buzima ese nakubwira ngo iki, ikintu kinezeza ni ukuririmba pe. Kuririmba ndabikunda kiranezeza kikananyubaka, ariko ikindi nanone nishimira ni akazi nkora mu buzima busanzwe kuko aribwo bumpa amafaranga yo kwishyira muri ibyo bintu. Yego mwamwumvise rero Junior, umusore ukunzwe kurusha abandi mu majyepfo, akaba Dr. Hair Feliciani, umuhanzi wa gospel, umwanditsi w'amafilme ndetse akanayakina. Muri no minsi yari yakinnye yitwa ngo urukundo rudashira. Mugende kuri YouTube mwandike mu urukundo rudashira murayibona. Hanyuma mu following, hanyuma kandi na Legacy TV izakomeza kubashakira ibiganiro byiza kandi bibashimitse ndetse byingira akamaro bibagera hirya mu giturage. Mwabyumvise ko yagiye muri koma imyaka ukwezi kose, ntabwo ari ibintu byoroshye, n'ubuzima bwa butoroshye abantu bagenda banyuramo. Niba wumva hari ikintu wamwigiraho, Imana ishimwe, ubwo wigire ku buzima bwe, kubera ko twese tuba tubereho kugira ngo tubeho, tubane, tugire ibyo twiganiraho kandi bidufashe gukura no kwaguka mu mibereho no mu buzima bwacu. Mbaye ngucitse rero, ndi Didi Wise, ku ruhande rundi rwa kamera hari umugabo witwa Clement. Tubane mu bindi biganiro biza gukurikiraho, kandi Legacy TV ni butarabikora hitubikora nonaha. Subscribe, like, share, comment kuko bidufasha no kugera no kubandi. Peace.